Nongeye kuguha ikaze kuri ya YouTube channel yanyu nyine muba musanzwe mumenyereye ikomeza kugenda ibaha amakuru agenda atradinga hirya no hino ku isi, mu Rwanda no mu bindi bihugu nyine by'abaturanyi. Ntabwo ngiye kubirondogora kuko mfite igihe gito cyane mbaha ino video. Akani kakanya nyine tuba tugiye kuganira ku bintu bimwe biragenda biciwe cyangwa se ibintu biba byabaye impaka. None uyu munsi nabazaniye umusaza bija iyo bija bivuze neza. Umusore ntabwo ari umusaza n'umusore ariko nanone ubyaye turuka i Musanze wazamukanye na Dr Tsar kwirebero TV, ariko nyine bakaza kugafata mu gihe kitatindanye cyane kwako cyangwa se ko style yabo bakoresha y'ururimi rwabo rw'igikiga. Tudatinze cyane reka tute twihuta kuri bije bija ku ijambo yabwiye umukuru w'igihugu cyacu no kugira ikintu amusaba nyine muri rusange. Ubwira ngo rero witukanda subscribe kuko biba ari ingenzi cyane kugira ngo ujye ubona n'andi makuru yose nyine tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Hasta la vista. Nkubwira ngo rero tudatinze reka tutangira inkuru yacu ijyanye na bija iyo bija kugira ngo nyine tugire byinshi tubimenyaho. Bije iyo bija rero ni umugabo w'imyaka 31 y'amavuko, ariko muri byo nyine mu isura ubona ashaje kubitewe n'ukuntu cyangwa se style akoramo. Akaba afite imyaka 31 y'amavuko, akaba yaravukiye mu mujyi wa Musanze, akaba ari umwana wa kane iwabo, ubwo avuka n'abana bagera muri 7. Nyuma yiwe hari abana 3, abahungu 4 n'abakobwa 3, ndetse imbere yiwe harimo abakobwa 2. Umukobwa wa gatatu ni umuhererezi, abandi bose ni abahungu nyine bagenda bakurikirana. Ntabwo bose ndi kugenda barondogora. Bija rero yabaye asaba perezida kuzamuha inka ngo yo kugira ngo azajye nyine gukwa. Ni ibintu nyine biba bisekeje cyane bijyanye n'ibyamamare byo mu Rwanda ariko no muri cinema, muri comedy. Avuga ko afite amashyushyu cyangwa se ubushake bwo kuzagira ngo yifotozanye nawe. Ifoto nyine ya bija iyo bija hamwe n'umukuru w'igihugu, arenzaho ko amwemera kandi amukunda, kwako ngo adahwema gukurikirana abantu be, ubwo n'abanyarwanda muri rusange. Yagize gutya ajya muri studio amuririmbira indirimbo ngiye kukumvisha akantu gato k'iminota nk'umwe kugira ngo ujye kuyishakira kuri YouTube ube wayireba cyangwa se wakumva iyo ndirimbo bija iyo bija yabaye amuririmbira. Bija iyo bija rero ashimira abanyarwanda muri rusange mukomeza kugenda mumushyigikira. Bavuga ko kuba ari we aka kanya ari abantu bakomeza kugenda bakurikirana komedi zabo, ndetse bigatuma yarahinduriwe n'amateka mu buryo bwo kubona amafaranga cyangwa se bw'imibereho ya buri munsi, akora ko ngafite ahantu yavuye cyangwa se bifite akazi kenshi kabi kandi byamurinze, ahubwo nyine bikamuha urundi rwego cyangwa se izindi purpose yo kugira ngo abe yakora ikindi kintu gitandukanye n'ibyo yari asanzwe arimo. Bako nyine ari ibintu byiza cyane kuba yibuka no gushimira bamwe mu banyarwanda cyangwa se mu bantu musanzwe mumutera inkunga. Iyo yavuze ko atigeze atunga miliyoni atarajya muri sinema ariko kuva yajya muri sinema ngubu ngafite umutungo urenga miliyoni 76 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi kameme. Kuva yajya muri sinema bivuze ngo amaze kwinjiza amafaranga arenga miliyoni 77 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngakaba afite inzu yaguze za miliyoni 40 rero aho ngaho hirya i Musanze iwabo, ndetse n'imodoka ya miliyoni 6 Hyundai Tucson agendamwo n'umugore we wufye ngo ngakumva ngo isi niyo ngiyo. Bija rero umusaza ukunda gutukana cyane, bikamwita umusaza kuko niyo style akinamwo, ariko agakina akunda gutukana
ibitutsi cyane cyane bwa Dogiteri Nsari, kuko akenshi video aba arimwo undi umwe n'undi aba ayirimwo. Akunda rero gukina style yo gutukana, style yo kuba yanywa inzoga cyangwa se cyane cyane ko bafitanye n'amasezerano ya za nzoga za Tuwasa za Musanze zo kuyamamariza nk'irebero company cyangwa se irebero entertainment muri rusanze. Kandi n'aba basaza na Dogiteri Nsari bafitemo imigabane ikomeye cyane, kuko mwanya yo kuba hari boss nabo bafitemo ukuntu nyine babona amafaranga agiye atandukanye. Avuga ko umusaza rero buri kwezi yinjiza amafaranga angana nka miliyoni imwe n'amafaranga 700,000. Nirwo rwego nyine ageza rwo kwinjiza muri sinema, na amafaranga menshi, kuko urabizi ko harimo n'abantu rwose uvuka akazahinda yita Imana atarigeza atukoza na miliyoni ku ntoki cyangwa atarayibona no kwisa. Ariko nyine kuba ugeze ku rwego rwo kuba watunga miliyoni cyangwa se wakwinjiza miliyoni imwe n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda, biba ari ibintu bya danje, kuko harimo n'abayobozi bamwe na bamwe cyangwa se n'abandi bantu bakomeye mu gihugu bamwe na bamwe arusha umushahara wa buri kwezi, kandi ari ibintu akora nyine byo kugira ngo ashimishe abantu, ariko bikaba byamwinjiza ayo mafaranga angana gutyo. Rero ashimira abanyarwanda muri rusange ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ugituma kibona amahoro. Avuga ko iyo aza ko ari mu gihugu nyine kitarimo amahoro cyangwa se ngo nagire n'abantu bamukunda b'abanyarwanda muri rusange, ahantu hose cyangwa se intambwe zose yateye kugira ngo agere aho ageze ubu ngubu, ntabwo byari kuba byamukunda cyangwa se ntabwo byari kumushobokera ngo bimuhire, kubera nyine kuba atizewe cyangwa se atizeye umutekano we muri rusange. Yasoje rero abwira abantu bose ngo mfite indirimbo naririmbye tuzaririmba mu gihe cyo gutora umusaza, mwe mugiga kugira ngo bizabe byiza kurushaho, indirimbo tuzayenjoyinge.